nshobora kutagarukira mu Buhinde igihe nibaramuka bamfashe mwana do maneko deje barayizinga itarya ifoto ayitarya ifoto nagapanika ahita manura n'ikibona kabako kamwe abanza arebe haduyi arya ifoto bino babyita kineneko dore gusohoka mu gihugu cy'abanzi waninenetse sha narakubwiye ngo mu makosa yose ukora ntuzagutwe kurya ifoto mwana yasohotse mu gihugu cy'abandi ariye n'ifoto dore akineneko dore ifoto dore umuteguro buryo uzineneke kandi uhita urya n'ifoto ibyo birabaye dore wa mumaneko batabaye ahantu ari ngo bamwita gopi rebe मुझे बचाने के ऑपरेशन का नाम misiyo yo kunabara kuki mwayise time pass ये मैंने तो शनोई की भी मां निकली है uriya mugore waje menona azi ubwenge kurusha fande wacu wa mbere Shinoyi फर्क नहीं पड़ेगा iyi miti ntakiri bumarire इसमें मरने का मेरा कोई इरादा नहीं ariko ntago mfite gahunda yo gupfira mu gihugu cy'abanzi बाहर का नजारा देखने दे थोड़ा reka ndebe hanze mu idirishya aramuzamura Yele akira fata inzoga winywere n'ubundi ugiye gupfa byibura usige ku isi usezeye ikintu wakundaga amukubita United Gin mwamenye ko twabazaniye n'ingwe Gin twageze mu Buhinde बस थोड़ी देर में twageze बहुत हो चुकी है टाइगर twakererewe Tiger mva nkubwire एक नया आउटफिट है hari abandi bagizi ba nabi baje एलईडी से कहीं ज्यादा खतरनाक kandi abo bagizi ba nabi baruta ISIS ndetse na leti iyo ni imitwe y'ibyihebe ati umutwe w'ibyihebe waje urarenze कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान bari gupanga operasiyo yambaye cyane muri Pakistan niho izabera सर्वर्स पे narebye ibintu byose ninje muri seriveri z'abamaneko babo की डिटेल नहीं डाली ariko hari detail imwe ntigeze menya कोई डबल एजेंट dufite umumaneko uri kutugambanira mbega y'umuntu ari double agent ni kwa kundi usanga tuvuga urugero yari maneko w'Ubuhinde ariko akaba ari na maneko nanone wa Pakistan ugasanga Ubuhinde buzika bunekera kumba ari kubuneka makuru akayaha Pakistan ati dufite umugambanyi muri twe dufite umugambanyi uri gukorera Pakistan aneka Ubuhinde abaha makuru kandi uwo mumaneko ni umugore bamwita Zoya Zoya ni umugore we uyu mugabo wibuke ababonye igice cya kabiri cya Tiger umugore bamwita Zoya nawe ni maneko yabwiye no mugabo ati umugore wawe ari kugambanira igihugu cy'Ubuhinde agaha makuru Pakistan yibuka umugore we komoka n'ubundi muri Pakistan maneko niyo makuru yamuhaye twageze mu Buhinde wakoze Tiger kuntabara simfire mu gihugu cy'abanzi burya ntuzagwe ishyanga uzahambwa iwanyu urakoze gutuma mfiri wacu uri uzi ko niyo ngiye muri Amerika najya mara iminsi irenze 2 bavuga ni buse mfiri ishyanga we reported 432 kandi umurambo wanjye uzaba uri umugisha ku gihugu yego nzapfa nshaje ndi mu myaka 100 na umurambo wanjye nk'umugisha ku gihugu ntago natumugwa ishyanga ngomba kuzagwe na reported 4:32 p.m. apfuye saa 10:32 z'umugoroba tugaruke muri Austria na Australia biratandukanye kinga benshi nimba ukubera kudaturavoringa ntibatembera nibagira bate abitiranye ibintu imigi cyane cyane babasobanuza ibintu batize baburase bamwe muba muri kumva mubicaye imbere buramba numiwe muricaye imbere y'umuntu utarize ukamwumva akakubeshya mbega kizano yasanze bari gutera urushinge papa relax tuzi uyu mugabo bamubwiye ngo uyu mugore we ni maneko uyu mugore we बुरा viral infection हो गया था umwana wacu yararwaye utuntu tw'utu-infection yacitse intege हॉफमैन के घर पे nabwiye Dr. Hoffman ngamuzanira antibiotique it's all under control ibintu byose biri muri control sibyo Dr. Hoffman uyu ni umugabo wanjye nothing to worry about nta mpamvu yo guhangayika pe umwana reka tumutera urushinge running in no time mu kanya gataraba yahagurutse ari kwirukanka now you stay put bamutama agashinge
papa इंजेक्शन से kuki utinya urushinge अपनी जॉब ubundi akazi kawe ngo ukora ko kurwanira igihugu ugakora ute n'ubwoba ugira umwana ntago abazi ibyo papa akora buri ibyana rukuru ijya bibona papa byo bipoye bakahata ariko papa ni n'umudagi siko papa nta n'ikintu abazi kumbe bya papa ni ibirarasha ahubwo nuko nyine tuba turi gufera abana atazamenya wagwani ariko ubundi bari abapapa mubona nta kintu na kimwe mukora badakora neza kubarusha mwibanga rikomeye. See you same time tomorrow. Ejo tuzongere tubonane nk'izi saha. Dr. Hoffman. Mwana ari kubwira papa uri ikinyabwoba papa twamubonye n'urwicanye ariko yageze mu rugaba yigize ibyatsi kandi ariwe. Gupi. Shano yarapfuye none gupi yapfuye. Wihangane mugabo wanje umugabo bamubwiye ngo umugore wawe ni maneko agambanira igihugu cyacu. अभी तक ठीक था Nari meze neza kugeza ubu. अब पता नहीं Gusa ubusinzi ukomeze. Uyu mugore amwita Katrina Kayifu. कभी मरते वक्त Gupi yapfuye. डबल एजेंट का जिक्र किया था Ariko mbere yo gupfa yambwiye ngo hari umuntu uri kugambanira igihugu hari maneko uri gukorera ibihugu bibiri. या झूठ Sinzi nimba yambwiye ukuri cyangwa abeshya. मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता रहेगा. Umuntu uri gupfa ntago ajya abeshya. A dying man never lies. Ati umuntu uri gupfa ntago ajya abeshya burya. None se yababeshya ngo yuguke iki ko n'ubundi abari gupfa. Niko umugore yamusubije. Gusa umugabo ntago atuje bamubwiye ati umugore wawe ni maneko kandi ntago wahita ugenda ngo base umugore ko bambwiye ngo uri kugambanira igihugu. Icyo gihe waba uri injajwa. Uri